mwaramutse neza abayobozi. Waramutse ni gute uzinduka nk'umuntu aranywa icyayi? Umuyobozi nari gutegereza ko ntabwo muzika amasaha y'akazi ari saa 3 iyo unegereza ku biro sinari. Umuyobozi mfite ikibazo gikomeye. Ikihe kibazo? Kugituma ibibazo by'abaturage. Cisha make. Umukobwa wanjye yataye umwana muri wese. Muri wese? Muri wese muri toilette. Ubu nicyo kibazo kinzanya hano umuyobozi. Muri wese muri toilette? Muri toilette muri wese mu ndani. Uwo mukobwa ari wawe? Arahari. Nizeye ko wamukinjyana tutasanga yaturutse. Arahari. Cyo kibazo kirakomeye. Guta umwana muri toilette? Ahubwo umuyobozi wamfasha ukaza rwose akajya kure. Oya kanze rwose. Umwana muri toilette? Umwana. Kana yaramuzira neza. Nubwo naramu cyari katugiye. Muzira neza akamuta muri toilette umwana wari kuzavamo perezida minisitiri. Sija kubyutsa kuri. Ni hose wafunze hano. Wambwiye man. Ndetse arakiri. Kize man uruna zakomaje kwa ndio ndio. Kubukimuza. Deba ndio bari munyi. Yuko gado. Kazanga kijya. Man, uwuse amafaranga twishyura unahagije ku buryo mufungana toilette. Nafunguye toilette umuntu akajya kwinera. Kanza mubarize papa. Jyabaho. Uko kundeze uko ujya nugaruka. Reka nze mukubwirire nyine azagukura. Abamayi bakunze abana baga kugira. Undi cyo kintu nanjye byo kodesha. Arenza biki? Mungu ndikwiba ikwese mafu navuye mu rugo. Mebuko niye ariko nanjye ndabishaka pe. Nanga uruje kwegarika. Nanjye ndabishaka. Urenge njyanda ndapfuye. Ari ukwegarika hajyana ibikomeye ariko. Ukora byose man. None se ko narandi ibijumba. Sinamegera butagaruka. Mebuko. Yemu. Man wakiranganye. Umva nyine samba. Cyo. Nsanze papa yagiye mu kazi nawe nari twaryamye mu buriri. Giki? Nsanze papa Nawe turayisaba tubishyura ntago ari make ya pe. Mani nawe umuntu w'umusore reba hano cyangwa ujye guterana toilette. Ariko papa wa umusanze he? Okay sawa reka nze muhamagara kuri telefone mubaze ibyo yagiye. Twese siyo twabasigaye boko mutavuga ngo ni mupfe kujyana. Jewe ni bashita amafaranga yabuze niwe niwanga kuraba yituma. Sanga. Nukuri ihangana ureba ahantu ujya cyangwa yaraje imbere we nabwiriwe. Nimero yiwe nayiri. Siragira ngo bigenze gute. Mani nawe uri umuntu w'umusore ubwongo. Ngiye kunyamura no kuvuga ni ura igende cyangwa uyu gende nari kumura nawe. Gwinyi. Ngiye kunyamu. Nugure wabura umusazi. Ndani. Nese umwumva bizagenda bite none? None se ko numva umbwira gutyo. None. Ashobora kuba yakinze nijoro akibagirwa urufunguzo akabishyira mu ipantaro. Okay. Ndetse ko nayo byose bagenze gute. Njya kwihera. Nugure amagenda. Hangana n'isoni. Oya tuvugisha ukuri. Umuntu azajya agera kubishyura agere no gukura. Uramushyigikiye kunyanga hawo. Namushyigikira se abantu bamwakinze toilette. Anya urakubura se. Nta kubura se mwebwe mu bakubuye mwana. Abafata umwe mukurangana n'iki. Umuntu arifata. Umuntu w'umusore ni gutabura ahantu yajya kwiyerana. Nanjye buri mukecuru ukwezi. Nakwezi ni gushira. Uzabwana mu mujye kwiyerana. Ugomba kwishyura ku kwezi nkuko bitegetswe. Umva mujye mwitonda.
Chuchu besi. Mani. Uri igicucu umuntu ungana nawe usiyoboye gutandukanya isusa n'ibyaha. Ubona rero utuye mu mujyi ukagira ngo ntabwo wigeze ahagurukira ifase nyine umaze kumenera amazi ubu ndumva naguceka. Wari usigacumbikira abasazi. Asabaye ikigo nawe n'ibyapfuye. Dore yanjye dore twayufunguye. Niba bijyanye none umuhungu yabuze ahantu ari bwiture arangije ajya kubikora mu gihugu. Asanzwe mu gihugu birangira akoresheje amasusa amundi dore icyo byamujyanye. ngo byarangiye agiye kurya Byarangiye agiye mu gihugu none ntabwo ari ikinyarwanda igisura n'ibyo yiriho ni igisura n'amasusa. Ubungubu nta burwayi afite bwo mu mutwe. abenje telefono y'abaturage dufite mu kagari Ako rero nawe randiyo disuku kubaho uba wakabije pe. isugo yari yabuze ahandi ajya bireganya kuko wanjye umwana utandukanya icyatsi n'igisura. Oya ariko rero bamwe mwumva amafuti ya icyatsi ajya kurya Cisha make twumvikana. mu bihuru Ako nani se nikigera nawe Cisha make. undi ahubwo uzaba umugabo sha ubwo uzashaka umugore. Ariko wanze cumbikira abasazi. yewe ikibazo nabonye cyabayanga Rego ragitubwirire. nawe twumva umuntu aba azi ko iyi toilette ni nka hiri public kuko dore uyu muhungu akodesha muri uwo muryango nanjye ngakodesha muri uwo muryango ubwo koko Akoreka mbere nawe ayo magambo ugira bundi watumwe nande uzi ko nakwirukana Imbere y'umuyobozi. aha ukaba uri wariho igenda ukumva bari kuvuga abigere mu nzu cyihorera cyorera nacyo ibintu byose nagenda bikabiriho ni ubuyobozi rero kariyo wanjye ntabwo Murakoze cyane. aho ubundi icyo nakubwiraga buriya ababyeyi abana bari abakera ababyeyi ntabwo tukibyara ababyeyi bubu n'ubu bimwe nakubwira abyaye umwana amuta muri we yanga kumbwira umuntu wamuteye Uriya shinga umutima. umuyobozi gira icyo mfasha rero bigenze gutya. Rero wa mugabo mugira inama. Dore uri umujyanama mu kagari. Ikindi ni wowe mubyeyi w'intangarugero tugira. Rero ntugira inama nk'umuyobozi. Wacisha make ibyo ubwangu ukarimira. asiditi mbika ibanga rimeze gutya koko ngo umwana wacu oya ntabwo byashoboka rwose. Iryo banga ugomba kurimira. Ati iki? Ubu ngubu umukobwa wamugize ubusembwa. Yaba umugabo. Si waba wayisebeje mu kagari. Umuturage wese azaza kubona yazakubonamo iki? Umubyeyi w'injiji. asiditi ku buryo twazinzira ibyo bintu tukabibika koko. None se nk'ubu urashaka basi mbwira ashaka kumenya umuntu wamuteye. None se nk'ubu urashaka ko amakuru yose amenyekana. Urashaka ko BTN hagera. Urashaka ko Bisheke TV hagera. Ibaze Twaba dusebeje isura y'igihugu. giti mfasha tumenye umuntu wamuteye inda ibindi byenda Birafasha birafasha. se. Basi bikamubwira inama nze muhamagara azatubwira. Mano akigoryo mano akirumbo kahaba Ako wajya ugabanya, wajya uvuga make.
vayo hano. ariko baca umugani ngo umubyeyi acu Reka nababaye. Usiko wagira ngo ikibazo ntabwo kigufasha. ese wagicisha Tumuzaje ujye muri toilette. wagicisha ngo ibyaye ikibazo giruta Carahani. Carahani. subiza ibyaye ikibazo kigira ute irakirika Gitifu. Ndakwinginze mfasha nyamara ikibazo. Mubase ninde wamuteye? Ninde wamuteye ndabimubaza. inda ahubwo uwo mwana yamutayemo ryari agiye kutugira Gitifu mubase ninde wamuteye inda. Umwana yamutayemo nyine mu Inda? gitondo. Yego. Giti mbivuge. Giti wamubwiye akabivuga. Mbwira mbimubwire. Ibiki? Mbivuge. ibiki Ase Giti ntabwo uzi ikibazo dufite. Kuri kumubaza ibiki. Ntabwo twakiganiriyeho. ugiye kutubwira umuntu aguteye inda Kubivuga giti mbivuge. Giti fasha rwose, fasha bivuge. Fasha. Tubwire se. Giti wamubwiye akatubwira. natubwire Giti ayo mafaranga se nayarubanza. aya mafaranga nayo nari mfite yari kumbangamira mu mufuka ariko natubwire Giti mbivuge. muvuge Se ntabwo muvuga. Giti mbwira muvuge. Giti mbwira muvuge rwose mbwira. oya muvuge Muvuge. Muvuge. Ja muvuge. Muvuge kabiri, muvuge gatatu. Mami, ushobora kumbwira umuntu waguteye? Ushobora kumuvuga? hasi wa mugabo wacishima turajya mu biheko Ako se Gitifu wowe, njyewe ibintu hano ntabyihangane, uramuvuga? Mami, uravuga umuntu waguteye? Vuga! wacishima turajya mu mugabo Giti ni wowe. inda se Gitifu ngayoberwa impamvu amafaranga ngo mureke kwisebya ni wowe.